Abinyujije ku mbuga nkoranyambaga akoresha Dani Nanone yanze kuri pfana yatsa umuriro kuri philpeter waruherutse kumwibasira avuga ko abakunzi w'uyu muraperi bakwiye kubanza kumwigisha ikinyabupfura. Dani Nanone nawe kwihangana byanze afata ifoto yo mu bitabo by'ikinyarwanda cyo hambere ayifashisha mu kwibasira philpeter agira ati Petero Nzukira yongeye kuvuga ubusa. Ni amagambo yanaherekeje ayo philpeter yaherukaga kumuvugaho mu minsi ishize ubwo yasabaga ko abakunzi w'uyu muraperi babanza kumutoza ikinyabupfura kubera imyitwarire yari iherutse kumuranga kuri televiziyo. Mu butumwa philpeter nawe yatambukije ku mbuga nkoranyambaga mu minsi ishize yagize ati mubanze mwigishe uwo muraperi wanyu ikinyabupfura, umubaza ikibazo gisanzwe agasubiza tukana hasi kari kuri televiziyo n'abana be bashobora kuba bari kubireba, harya uwo yazabaha ubuhe burere? Ubaye uje mu kiganiro utiteguye gusubiza ibibazo uri bubazwe wajya wigumira iwawe cyangwa ukavuga ko nta kintu ushaka kubivugaho. Uku guterana amagambo kongeye gukura cyane nyuma y'uko mu minsi ishize aba bombi bakozanyijeho bikomeye mu kiganiro The Chase Live. Mu gace k'iki kiganiro philpeter na Dani Nanone bateranye amagambo bitarishimiwe na benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Aba bateranye amagambo bigeraho philpeter yibutsa Dani ko ari umubyeyi nubwo abana be bajya kumureba akanga kubakingurira agahitamo kugumana n'inkumi mu nzu. Uyu muraperi nawe yanze kuri pfana muri iki kiganiro ndetse yageze ubwo abwira philpeter ati birababaje ko waba uri umuntu w'umugabo ukaba ugira ubujajwa kandi uri mukuru. Nyuma y'iki kiganiro bahanganiyemo yaba Dani Nanone na philpeter ntabwo bigeze bahana agahenge kuko kugeza ubu bakomeje gushondana ku mbuga nkoranyambaga. Ku guterana amagambo gukomeje kugaragaza ko ari intambara yari imaze iminsi tutumba hagati y'abagabo, cyane ko mu minsi ishize abinyujije mu ndirimbo Wahala yahuriyemo na Kenisol Dani Nanone yaririmbyemo philpeter yumvikanisha ko ari umunyamakuru umuvugaho ubusa. Ibi biri kuvugwa mu gihe Dani Nanone akomeje imyiteguro yo gusohora EP nshya yise rimwe rimwe kabiri izajya hanze kuwa 20 Werurwe 2025.